Yesu ashimwe cyane. None mwene data nshuti y'umusaraba, turacyari kuganira ku mikorere ya Satani, uburyo ki avangira abantu. Kandi twatangiye mbabwira ko nta muhanuzi n'umwe ubaho utavangirwa, ariyo mpamvu abantu bahanurirwa n'abahanura bakwiye kuba maso, ko kuvangirwa ntabwo ari icyaha, kuko ni ukuvuga ngo ni nk'uko waba ufite wari kugenda mu nzira witeguye wambaye umwenda w'ubukwe, ukabona inyoni gutayeho ibintu, ni ibisanzwe. Tugiye gufata umwanzuro ku nyishu tumaze iminsi twiga n'icyo twakora mu gihe nk'iki. Reka tubisengere. Mana yacu, ndagushima ko ijambo ryawe ryabaye ukuri, ryabaye umucyo, ryabaye urumuri. Uyu mwanya ndagushima ko tumaze iminsi tuganira ku ijambo ryawe, kugira ngo tumenye amayeri ya Satani no gutandukanya amajwi ya Satani n'ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abantu. Gushimira ko wabanye natwe muri iki kiganiro tumaze iminsi tuganira, kandi gushimiye ko hari abantu bakize, hari abukije, hari abuvuye nabo womoye. Urakoze Mana, tugushimiye kuba dukoreye ibyo kubw'Umwuka Wera, kandi tugushimiye ko ujya kwa natwe mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Sigaho kwikaza, oya wasiwe, sigaho kungiza, nawe Satani unyihorere, kuko Yesu yambereye ubwihisho. Mwene data rero, mushiki wanjye, nk'uko twabibonye muri Matayo 16 nk'uko akomeje kubivuga kugeza kuri 24, twabonye ko byarangiye Yesu atandukanyije Petero na Satani. Niyo mpamvu ukwiye kugira abantu babarira. Mu kazi uzabona abantu Satani yakoresheje, noneho kugira ngo wange Satani ukanga umuntu. Nicyo nshaka ko uyu munsi tuganira. Ufite abantu bese Satani yakoresheje, urangije urabanga. Kandi umugambi wa Satani ni uko wangana n'abantu. Umugambi wa Satani ni uko wangana n'umugabo wawe, umugambi wa Satani ni uko wangana n'umugore wawe, ni uko wangana n'abana bawe, wangana na bosi, wangana n'umukozi wawe, wangana n'abaturanyi. Uzabona abantu badashobora kubona ahantu baba badafite ibibazo. Aho abaye hose akaba afite abanzi, aho akandagiye hose akaba afite abantu yangana nabo. Ntacyo bamutwaye, ahubwo hari Satani yaraje akitambika kugira ngo ajye abahagirana ibibazo n'abantu. Mwene uwo muntu rero aba akwiye kwibwiza ukuri, akavuga ati ariko mfite ikihe kibazo, nzaba hehe? Sinzi banza no mu ijuru yazagerayo akagirana ikibazo n'abamarayika, cyangwa akagirana ikibazo n'ibizima. Biterwa n'iki rero? Muri minsi y'imperuka Satani nyine nk'uko yitwa ni umubeshyi n'umuriganya. Amaze gufata umutima wa Petero, Yesu yahise abibona, aravuga ati Petero nta kibazo afite, ahubwo yavangiwe. Nibwo rero yasubije ngo mva inyuma yanjye Satani. Ikintu cyantangaje, Petero yaracecetse kandi yaravuze. Satani avugira mu bantu neza, umuntu akavuga ariko ukumva ari Satani uri kuvuga neza, ukumva Satani ari kuvuga kandi avugira mu muntu uri kugenda. Maze Yesu aravuga ngo mva inyuma yanjye Satani. Noneho ntabwo yavuze ngo inyuma yanjye Petero. Satani rero ko ari we arimo avuga, araceceka, umbereye ikigusha. Ariko ikintu gitangaje ni ukuntu agiye kumuhugura. Ndagira ngo mbwire abantu mu nteze amatwi, nubona umuntu w'umuhanuzi akakubwira ngo ngiye kubwira ibintu ngo ntukabivuge, akaguteranya n'umuntu ngo iyo ni Imana, ntuzemere. Umuntu nakubwira ngo hari ibintu by'umuntu ngo Imana ikweretse ngo bigire ibanga, ugende ubipfane. Oya, uwo muhanuzi uzamuhamagare mu bwite. Rero ngewe ukuntu mbayeho, sinshaka kujya nicarana kunyongerera urutonde rw'abantu nanga kuba mfite, kuko usanga umuntu afite urutonde rutarangira rugenda rwiyongera buri munsi. Uzamubwire uwo muntu akubwiye aze muri batatu, wowe n'uwo muhanuzi n'uwo muntu, ibyo avuze bivuge ahari, urebe ko yemera. Nicyo kizakwereka ko ari umukozi wa Satani. Uzamubwire ngo ibyo uvuze, reka duhamagara uwo muntu twicarane turi batatu, kuko ngewe urandoze, umpaye uburozi, unyangishije umuntu. Noneho reka dufate uwo muntu uvuze, nanjye nawe twicare. Ariko azakubwira ngo ya, ngo ni ibanga,
ngo ugenda wiyakire, ngo nta kundi nyine ngo bisengere, ngo niko Imana inyeretse. Arakubeshya. Arakubeshya. Azaza n'uwo muntu amuzane amushyiraho ngaho. Niyo mpamvu Petero Yesu yamubwiye ngo nkurikira tugende. Yesu rero akurikirana na Petero, barakomeza urugendo barigendanira. Urabona ko ibintu ndi kuvuga binanditse biri muri Matayo 13:13-24. Ibaza ibintu bageze aho bandika, ni ibintu byabaye. Ariko nakunze Yesu yatandukije Petero na Satani. Petero barakomezanya baragendana, kandi iyo umaze kuvumbura Satani akamenya ko wamumenye ntagagaruka. Niyo mpamvu nkubwira ngo uramutse ufite amatwi yumva icyo mukabwira amatorero, wagombye kumenya amayeri ya Satani, wagombye kumenya amayeri yande ya Satani, ukajya unareba ko ibyo bintu bakuhanuriye bihuye n'uko Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ngewe uvugana nawe ukuntu nteye, reka ngewe nivuga ibyanjye. Iyo umuntu ampanuriye ibintu bibe bibi cyangwa bibe byiza, akambwira ngo Satani aranyanga, nta gitangaza abambwiye, kuko n'ubundi aranyanga kandi nta gahunda yo gukundana nawe ngira. Iyo mbwiye ngo Imana irankunda, n'ubundi nari nsanzwe mbizi, ndagenda rero nkavuga ngo iyo mbwiye ngo Imana ifiteho imigambi myiza, n'ubundi nta migambi mibi Imana ifiteho. Ngewe ni umuntu utungwa no kwizera. Ntiwambwira Satani ngo mbwire ngo aranyanga, ngo yavuze ngo ibino, ngo azanca amaguru. Ndavuga Satani azanca amaguru. Urwanganyanga amaguru ugize ngo niyo yaca, ahubwo yaca n'umutwe yananyica. Ntabwo mba mbeshwaho n'iterabwoba ry'abadayimoni, ngo hari ikintu abadayimoni ngo bantumyeho, ngo bagutumyeho. Arinda ntumaho Satani kwa yanga n'Imana yanjye, yanga n'umurimo wayo. Ni iki kintu nkeneye kumenya. Mu yandi magambo Bibiliya irabivuga mu gice 10 mu Baheburayo 3:8, kavuga ngo haracyazigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda. Ariko mu cyaro cyongera azashwaho n'iki? No kwizera. Ikintu gitunga abantu nabonye b'Imana n'abantu bizera Imana. Nicyo cyanatumye numva Imana impagurutsa kugira ngo mbwire abantu ko ntacyo simbura kwizera. Umuntu utizera aba ameze nk'umuntu uba ku musozi nta gapangu agira. Satani aca hashaka. Abantu batagira kwizera bameze nk'abantu baba ku musozi batagira icyo kubakingira, bameze nk'abambaye ubusa. Bameze nk'abatagira umwenda ubakingira, bameze nk'abatambaye ikote mu gihe cy'imbeho. Niyo mpamvu Satani ntabwo ajya atinya amasengesho abantu basenga. Wasenga iminsi 40. Nagiye ntangazwa no kubona abantu benshi b'abanyamasengesho ari abanyabwoba babaho. Abantu benshi basenga baba bafite n'amakuru ya Satani. Ikindi kintu cyantangaje n'ukuntu abantu bazi Satani kuruta kuba bazi Imana, ngo bakavuga ngo Satani ibintu akora. Kababaza, none se muvuga Satani inshuro zingahe? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ushobora gusanga mu mutwe w'umuntu, mu bwonko bwe, Satani afitemo imigabane nka 80%, Imana ifitemo 20%. Kuvuga ibyo atekereza bya Satani, amagambo azari ya Satani, imbaraga zari za Satani, ku buryo ntagashobora kumenya Imana ngo wumva aravuga Imana. Avuga Satani, akavuga abarozi, akavuga abakonikoni, akavuga ibyo mu kirere, akavuga ibyo ku butaka, akavuga ibinyamaswa, ku buryo ubona mbese Imana ntayazi, nta Mana azi Satani. Ariko kino kiganiro kirakubwiye ngo kugira ngo ubashe kunesha Satani no kubanza kumenya Imana. Umva nkubwire urugero rworoshye cyane tugiye gusorezaho. Uzarebe icyumba cyawe nijoro mu cyumba nijoro bicanye amatara hijimye. Uko umucyo uba mwinshi niko umwijima uhunga. Uko umucyo uba muke niko umwijima uza. Ni ukuvuga ngo nucana akabuji gato mu cyumba uzabona umwijima urunze mu nzu, kuko ntihabona n'ubasha no gusoma. Ko niwongera urumuri ugacana amatara menshi uzabona umwijima uhunze. Niyo mpamvu uyu mwanya nkubwira ngo niba ushaka ko Satani akuvira mu buzima no mu bitekerezo, cana amatara y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Zaburi 119:105. Niba ushaka ko Satani aguhunga, shaka Imana. Reba amagambo y'Imana ugire menshi, ubone ko isubiza Satani. Naho ni wumva amajwi y'abadayimoni ngo bakugize gutya, ngo bakujyanye aha, ngo baragutambye, ngo bakujyanye mu nyanja, ngo bajyanye amazina yawe, ngo bagutwaye imisatsi, ngo bagutwaye utwenda tw'imbere. None se kankubaze, niba byose uvuga barabikoze, kuki utibuka ko Yesu yavuze ngo
ngo mwapfanye na Kristo muzukana nawe ubugingo bwanyu ngabubika mu ijuru, ahantu ho mu ijuru. Kuko utibuka ko Imana ivuga ngo ntajya umuntu gukoraho ngo yaguciye nk'imanza mu kiganza cye, ukoraho azaba akoze mu mboni y'ijisho. Kuki ayo magambo utayafata? Kuki wahisemo gufata iby'ikuzimu n'iby'abadayimoni ntuhitemo iby'Imana? Kuki nyine wahisemo verisiyo imwe ukumva utega amatwi abavuga Satani ntiwumve Imana, ku buryo Imana iyo bayivuze wagira ngo hari icyo mupfa nayo? Kuki udafata amagambo y'Imana, udafata ubuhanuzi bw'Imana, amasezerano y'Imana ngo umukiranutsi wanjye ararinzwe? Kuki udafata amagambo nk'ayo? Ntizemera ko ibirenge biteguza, Imana ikurinda ntisinzira ntihunikira. Kuki udahitamo ayo ngayo nayo ko ariyo menshi? Njye rero umwanzuro nafashe rero nahisemo amagambo y'Imana, niyo ngiye abayobora ubuzima bwanjye. Njye niyo nafashe, niyo nashyize imbere, niyo mvuga, niyo ntekereza. Sinjya nicara na rimwe ngo nicare ngo mvuge ngo hari ibindi bintu Satani ngakoze, ngo aranyanga, ngo bangambaniye, ngo babivuze, ngo banjyanye. No, nabwiye abantu ngiye ntabwo ndi mu biganza by'abakonikoni, ndi umwana w'Imana, narakijijwe. Imana yangire hejuru ya byose. Bibiliya iravuga ngo intwaro zacuriye kundwanya zizaba imfabusa, ayo nyita amasezerano yanjye. Kavuga ngo bazaca mu nzira imwe bandwanya, batatane muri zirindwi. Kabanze ngo abanjyanira inzara, abamburanya n'abandwanya n'abanyanga bazaba nk'ibitariho. Kabanze ngo nica mu muriro ntacyo nzaba. Ngiye mfata ayo ngayo akariyo niyambara. Ngiye nambara amagambo y'Imana, kayisigura kayisasira. Ntabwo nkeneye kumva Satani kwa nyanga. Hari n'abango byemereye ngarakwanga. Ngewe kuba nyanga nta gitangaza kirimo, mfite unkunda kandi aramuruta. Reka nawe nkifurize kuba umuntu ugira kwizera, kandi cyerekana ko wizera nuko ubivuga. Ntuvuge ngo urizera utagira ubivuga. Kuki uvuga ibyo Satani akora? Ururimi rwawe rwamenyereye kuvuga ibya Satani, ukaba utazi kuvuga iby'Imana ikora, utazi imbaraga z'Imana ngo unazivuge. Reka dusengane Imana nawe. Imana yacu, ndagushima kubw'ijambo ryawe tumaze iminsi twiga. Ndagushima ko abantu bavuye mu rungabangabo. Ndagushima ko abantu bagiye kuzamura idarapo ry'Imana rikazamuka ku buzima bwabo. Ndagushima ko bagiye gukandagira amagambo ya Satani, amagambo y'abakonikoni, amagambo y'imivumo na za karande biyatuyeho bakiriye. Bahisemo kwakira ngibyo banyirakuru babatuyeho n'abanyirasenge na bene wabo, bamanirwa kumenya ibyo umusaraba wakoze, ntibamenye iby'amaraso ya Kristo yakoze. Bo bahisemo kuba imbata z'amateka. Ariko uyu mwanya nkiri gusenga mu izina rya Kristo, namuriye Satani wafashe abantu akabatsikamira, kababwira ko barozwe, kababwira ko imisatsi yabo bayanye kuzimu, ko imyenda yabo bayitwaye. Ndibuke ko Yesu yajyanye amazina yabo mu ijuru, bakaba batashobora kuvuga Imana ngo bayihamye. Mana ndasenze kandi unyumve, ukiza aba bantu bave mu rungabangabo. Gushime kubyemeye kandi ukoze mu ijambo Yesu mwamugira neza. Amen. Shamo